Guys, ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hose. Umukunzi wacu yatubajije ngo umunyu ni ubuhe bwoko. Urumva yari amaze kureba ya videwo y'umunyu y'uburyo ugomba gukaraba mu gitsina umunyu kugira ngo bikurinde guhumura nabi ndetse no kuba wababuka bya hato na hato, burya birabirwanya. Guys, reka mbabwire, buriya mwemera yuko mba nakoze ubushakashatsi ariko hari igihe nyine namwe mumbabaza pe, nkavuga ati kabisa murambabaje, ariko nyine nkihangana. So rero uyu nguyu nicyo kibazo yabajije, turi kugira ngo tukimusubize neza. Reka ninjire muri mood nyimusubize. So ni ukuvuga ngo rero watubajije iki kibazo, iyo ugiye koga uwo munyu, woga umunyu usanzwe, ntabwo ari umunyu wo mu nyanja. Uriya munyu wo mu nyanja ukuraho ibibi baba bakoherereza mu miryango yanyu, kuko nta muntu wakoherereza ibibi atari umuryango wanyu, kandi imiryango yose irabigira. Niba ufite amahirwe yo kuba wenda umuryango wawe nta kibuga ukorera cyangwa se iki, ubwo ngubwo bifite undi muntu burya bijyaho, uzabicunga umuntu w'iwanyu waheze hasi utajya ukora ngo atere imbere, uhora ubona yigendaho. We ntuzamufate ngo umuvuge uti uriya muntu ngo ni ikigoryi, ahubwo uzamenye ko yababereye igitambo. Mumwubahe, niba hari icyo umuntu afite mukimuhe. Mwabyumvishe? Kubera ko imiryango y'iyi minsi ni mibi. Sinzi niba mujya mubibona, abantu barashize. Ibyo bintu nzabyigisheho mbibabwire mubyumve, cyangwa iki kiganiro tugihinduriremo aho ngaho. Wapi, ntabwo ari cyo twazanywe nacyo. Gusa uwo munyu wo mu nyanja mujye muwoga, ngo ni mwiza. Niyo makuru mfite. Noneho rero uyu muvandimwe wacu watubajije ngo ese n'uwo mu nyanja cyangwa se ni wa wundi muteka. Erega n'ubundi wo mu nyanja nawe ni nk'uriya yabateka, ariko n'uriya useye, sibyo? Uriya useye ufata amazi ukayateka, wamara kuyateka agashya, yamara gushya ukagira gute, ugashyiramo wa munyu ugatogota. Wamara gutogota ugafata amazi ukasuka mu kabasi keza gasa neza, noneho ugahireka agahoramo, hakazamo akazuyazi, ntutuma ahora cyane. Noneho warangiza ugakaraba mu mayasha. Hariho abantu batazi gukaraba mu gitsina, ugasanga nyine igitsina cyabo yakarabye ariko n'ubundi impumuro mbi iracyamuzamukamo. Ibyo ni uburwayi. Jyewe hari n'ubwo nababwiye, ndababwira ati hari ubwo iyo atari ukumenya gukaraba aba ari uburwayi, ihumura mu gitsina nabi. Niyo mpamvu mbarangira umuti, mbarangira umushishiro. Umushishiro si umuti, ntimuwuzi? Urabifata ukabiteka ukanywaho, binatuma umugore yaguka, amera neza, yirekura, agira n'amavangingo. Urumva? Noneho warangiza ugafata akabumbe ufata ibibabi by'umutu, ibibabi by'umushishiro ukabivanga. Iyo byahiye ugafata akabumbe ukakohereza mu gitsina, ntacyo uba. Ibyo narabibabwiye, ariko kugira ngo muzabikoreshe, kireka ninjya mbabwira ati yewe mfite ibanga rikomeye cyane, mucini box, dore mufate nimero mucini box. Hanyuma noneho ndibuze kugira gute, ariko wowe uyu munsi wa none aha ngaha ndamutse nguciye amafaranga wakwishima kandi ugasanga ni sawa. Genda ubikore, genda ufate umutu, ufate umushishiro, ufate n'umwenya nugira amahirwe yo kuwubona. Nurangiza ubitogosanye. Numara kubitogosanya ujye winyweraho madamu. Wakwinywereyeho amavangingo araza. Abandi bagore bicara ku miti,
bicarana ibisabiko nk'abana, wowe wicaye uratuje uradamaraye n'amazi yarakunaniye kuyanywa, urumva uzarwubaka? Uzarwubaka pe simpakanye, ariko uzarwubaka ari gutyo, uzarwubaka gutyo. Ariko abandi bagore bazi ubwenge bicarana iyo miti, bakicara bazi ibyo barimo, yisomeraho nta nubwo binarura pe, yisomeraho, ubwo aba ari kugenda afungura imyanya yiwe, byageza nimugoroba akigurira agashyushyu, agakombe ka desa cyangwa ka turuwasi akakamira, mu gihe uri kujya kurwana n'icupa cyangwa n'ikindi kintu, akaba ari kwiyubakira umubiri we neza. Ibyo bya telekomunasi, ibyo bya fekisiyo bituma abagore badashaka imibonano mpuzabitsina, ibyo byose ugasanga arimo arabirwanya akoresheje ya miti. Noneho yarangiza agafata akabumbe gatoya akakohereza mu gitsina, uzakoherezemo by the way, uzakoherezemo nurangiza ugakuremo urebe, kaba kibumbabumbiyeho ibintu by'umweru by'imbere mu gitsina nyine, by'imyanda, ibintu by'umweru, hariya ntiwagezamo intoki ngo ujye kuhoza, ntabwo bibaho, ngira ngo murabizi, ariko ufite icyo wakoherezaho kikahoza, kandi arakibabwiye. Noneho yarangiza ugasanga ugikuyemo, ugasanga kiriho ibintu by'umweru binuka, bihumura nabi cucu, uko uzaba uri kose niko bizaba bimeze. Waba uheruka gukora imibonano mpuzabitsina, waba utabiheruka, niko uzaba umeze. Ibyo bintu bishyizemo kangahe biragenda bikakoza. Noneho warangiza waba uri no kunywa no hejuru ukamanura, wanywa n'amazi imyanda ikamanuka. Noneho wanarangiza ugafata wa munyu wawe ukawukaraba, noneho hahandi hafatika hagaragara, ugakaraba mu mayasha, ugakaraba mu mwatata w'ikibuno, ugakaraba ugacya. Noneho umugabo ku buryo mushobora no kunabonana, noneho yanarangiza yashaka agahita anirira n'ubugari atanakarabye, kubera ko nta mpumuro mbi, nta kibazo na kimwe, nta kintu yakumvisheho. Mureke tubikore, mw'abagore mwe mureke tubikore. Ese urumva ari ibintu biremereye? Kwitekera agati kawe ukakagumisha, niba mutanayibona muri iyo mijyi yanyu, mujye muvuga, muvuge. Byanga byakura nta muntu afite inkomoko mu cyaro, arahari se? Ntawe. N'abo ngabo ba Kamugi ngo ni ba za Kavukire, ni za biki na biki, abo bose bafite abantu bari mu cyaro. Ntihazakubwira umuntu ukubeshya, buri muntu wese afite umuntu quelque part. Nashaka bamwe, abandi mwese mwaragumye mu mujyi, ariko abahari. Uwo muntu ntabwo wamubwira ngo nshakira iyo miti, ayikwahirira ayikoherereze kuri kuriye. None se muri farumasi watanga amafaranga n'iki? Wararwaye ama infection, wararwaye ng'ibiki, nta mazi unywa, ntaki, uraho urasamye ngo uri umugore. None se wa mugore we? So rero mbabarire natandukiriye, nagiye kure, ariko nari ndimo nsubiza uwabajije, kandi uwabajije ngira ngo yabyumvishe. Ntabwo ari umunyu wo mu nyanja, ni umunyu usanzwe woga utogosa mu mazi, ukayareka agahoramo gake, warangiza ukayakaraba. Nkubwiye n'ibindi bintu wakarabamo imbere kugira ngo umere neza, n'ibyo wanywa kugira ngo bimanure ya myanda, ndetse ukajya unarenzaho n'amazi. Murakoze cyane.